Nari ninjira amaniga yanjye nyine muniga bita Pirato. Nari naje kumureba. Ese mane ko mbona utishimye se bimeze bite? Ese Nyamirambo nuzi ibyamamare bihaba. Nza nkubwira ngo na mbere yuko mvuka umuviye yaratinye maze gisha inama urutoni na dawa nga tuyugiye kuza mu mwite beat killer Yankee killer sinjya mbade bande gakunda na acteri muri beat dicha kuri street mu bahungu ibyisi namabanga kurapa sibyo nigani cyo gihugu cyanjye gira ku desk ko gupfarekera buje kwiheba jugenda hakeye ijisho ni kumaya nusahigwe nk'upusha jusaba imigisha gahibihe bigana niga nakusakuza hip hop nemba mu mitinga guha verse nuje mfite hope muri game umva rap no pape still ndacyari rapa genda pambikunze nta cyambuza umuziki tu nzabikora ikizaba nzajya sokone tu. Reka ngusuhuze none mukunzi wa Brown Magazine, of course ngiye gusuhuza nitwa Avi Brown. Kuko bibona rero hano turi kumwe n'umwana muto, aracyari muto ariko arifuza kuzaba umugabo. Abantu benshi mumaze kumenya cyane, mumaze kubona ahantu hirya hatandukanye mu binyamakuru. Uyu munsi twagiye hano dusura umuraperi bamwita Kevin. Young Kevin. Okay. Amakuru ya Young Kevin. Amakuru ni neza. Young Kevin OG. Yeah man. Ese man ko mbona utishimye se bimeze bite? Esha nuko nguko nyine tu. Ni gutyo wari umeze se? Ni kakifungo kanje. Yeah. Okay, Young Kevin wenda ntago dushaka gutsinda cyane. Young Kevin ni muntu ki afite imyaka ingahe, urugo ni hehe, ya ibintu nk'ibyo. Young Kevin ndi umuraperi mfite imyaka 10. Nkudu ni bwami niho nibera. Bwami ahantu turi wenda abantu batabizi turi Nyamirambo avuze ko Nyamirambo ni bwami. Wapi bwami n'ahantu biti Kagugu. Ni bwami mba nyine tu. Benshi barabizi. None se Nyamirambo tugusaze Nyamirambo uba waje gukora iki? Nari ninjira amaniga yanjye nyine muniga bita Pirato. Nari naje kumureba. Nanjye n'iki niho nsanze. Yeah man, so none Young Kevin utubwiye ko ufite imyaka 10 ntago ushaka kugupresiza ngo ufite imyaka kwa abantu murakurebye ubona ko ukiri umwana muto. Barayizi men. Yeah man. Imyaka yo barayizi. Uriga se? Yeah Kevin ndiga. Biga makangahe sasa? Niga muri secondaire tu. Hey man, sikushaka kuba uri mu actually ngiye ngurebye gutya ndabona uri muto cyane ariko nareba ukuntu wifunga vibe niki nkabona ushaka kuba ukuzemo ukuntu ufite vibe z'abantu bakuru. Wiga secondary he? Ese ntago ndi kwiga ariko ndiga. Uriga. Yeah, like nubundi school zarafunze ubungu. Bizi se ko muri corona tutiga ma. Yeah man, ndabizi. Ariko none ubusanzwe wigaga hehe sasa? Nigaga ibwami nyine. Aho zakaguga. Nigaga mu mwaka wa 2. Okay, mwaka wa 2 buriya angiye ntekereje neza ubundi usanga ufite nka seza kenze gutyo. Tubyiwarire mfite muri 10 aho ngaho. Okay. Young Kevin afite ababyeyi. Afite ababyeyi bose na nyogokuru na sogokuru. Young Kevin uvuka mu muryango w'abana bangahe? Abantu benda batakuzi. Esha umuryango turabana 3 home. Abakobwa n'abahungu? Abakobwa ni 2 ninjye muhungu. Niwe muhungu. Niwe mukuru? Wapi? Wari wakanga? Sindi imfura sindi na bucura. Ndi hagati yabo. Ni hagati na hagati. So Young Kevin rero Nyamirambo hudo abaraperi bose niho bashaka kujya gukorera music. Niho nyine usanga haba ari amastudio ni haba ari menshi niki. So Nyamirambo kukiwe do bavuze akagukaza Nyamirambo wumva hagufasha iki kugira ngo music yawe niki n'uburaperi? Ese Nyamirambo nuzi ibyamamare bihaba G. Nyamirambo ibiri byamamare nyine gusa. Urubyumva kishi na kishi no dukorera indirimbo. So none reka reta twijire muri music yawe noneho byanyabyo. Young Kevin yatangiye music ryari? Young Kevin arifuza kugera kuki umaze kugira ibihe bikorwa? Nza nkubwira ngo
na mbere yuko mvuka umuviye yaratinye maze gisha inama urutoni na dawa nga tuyugiye kuza mu mwite beat killer Yankee the killer sinjya mbade bande gahunda na acteri muri beat dicha kuri street mu bahungu ibyisi n'amabanga kurapa sibyo nigana icyo gihugu cyanjye ugenda ku desk ko gupfarekera bujye kwiheba ugenda hakeye ijisho ni kumaya ntuzahigwe nk'upusha gisaba imigisha gahibihe bigana niga nakusakuza hip hop nemba mu mitinga guha verse nuje mfite hope muri game umva rap no pape still ndacyari rapa ngenda pambikunze Young Kevin again come on yamani wallahi gutya imana kiraho kabisa ubu nkomye ndagukomye nyine ubwo ngubwo bazemera ko nagasampo noneho wimanukiye ari nka show ari nk'igitaramo watwika hagashya ndagase nese nago ubyumva me ese man ku ishuri utwika kugira gutyo ugatwika n'ibiki schools kumba nagiye kwiga school nagba nagiye kwa ibintu by'imyidagaduro man ku ishuri bijye bibaho mu cyane cy'amasegonderi ntago bijye biba ku ishuri ryanyu biraba nyine gusa ndabikora nabyo ariko mba nagiye kwiga keshi ntawe ujya mu bintu nk'ibyo ngibyo bivuze ko Young Kevin afite like performinga neza mu ishuri ntago ari focused ku ishuri na music byose ngendera ku mubwiriza y'ikintu ndimo muri karantine ni stay home school ni ukwiga nyine ikiba cyanjyanye okay so Young Kevin urocyari umwana muto sibyo kandi nawe urabyemera so byemera ndacyari umwana ariko cyari muto ufite abantu ugomba kwigiraho muri music yawe ninde wenda wavuga ati wakumotive kugira ngo utangire kuza muri hip hop cyane cyane hano mu Rwanda mwita Kapiropi Pifra the Great yo mwita Pifra ni umuraperi nakuze nemera numva ni nawe umuraperi nyine umumotivator Pifra mujye muciringa mugahura mwari mwahura gutse niki Pifra twarahuye nyine tu kiniki Pifra bivuze ko wowe ufite access ku bantu abastar n'ubundi bakuze babakugira inama n'ubundi muri kumwe inama zo barazingira nyine so wenda Young Kevin nge wenda nanjye ndi mukuru natangiye kurikirana hip hop back in days mu Rwanda za TG n'ibiki ibintu nk'ibyo umbwiye ko na Kapiropi wemera nawe yabaye muri TG tugiye mu mateka ya hip hop mu Rwanda hari abantu uzi bakoze hip hop wenda bari mu kigero cyawe batangiye gukora hip hop mu Rwanda harabuze sharabo numvishe ariko nabo nzi abo wumvishe bande hari abo numvishe nyine ntago nzi amazina yabo tu reka mbakubwira gusa narabumvishe reka mbakubwira sibyo ninagira ngo byibuze manze numve niba harabuzi sibyo hari abana tuzi ari Babu Amini Babu dere bincanza nanjye ari utwa Babu sibyo ari utwa Riringabo abo bantu abo mazina abiri urayazi Riringa cyane Ringabo Riringabo hari n'undi mujama bita Benzo ramuzi ya Benzo ndamuzi so abo batipe bose nta numwe kugeza ubu ngubu tuzi ngabahe sibyo gusa ndahari me ya urahari ndahari munyitege kuko ni nge come Young Kevin so ububona niki wenda cyatuma umwana akura sibyo tubona hanze abana bakora music like hip hop bigakomera bigakunda ariko mu Rwanda abana baratangira bagahita bakwama wenda kugata amashuri niki ubona wowe uzahuza ishuri na music gute kandi bigacamo byose kubihuza byo bizacamo kuko binacamo ndabikora byose kandi igihe natangiriye narigaga nanone tu gusa nyine nta cyambuza umuziki tu nzabikora ikizaba nzajya sokone tu ababyeyi baragushyigikiye ababyeyi baranshyigikiye abase ubundi myo amafaranga yo gukora indirimbo yakura amafaranga araboneka ukora ibitaramo cyangwa n'ababyeyi cyangwa se gutya ufite sponsor amafaranga araboneka ntabwo waboneka inote za danje ariko iyo mfite umuproducer umfasha umwita producer Odiro nyine mu bushobozi nyine amfasha uko ashoboye ariko ababyeyi nabo bakubwiye ati go ahead nta kibazo n'ababyeyi nyine urabyumva nibo bashyiramo kimeza danje uba mu rugo mbaho gusa utanga ryari tugusaza ngaha Nyamirambo mu rugo nikagugura uragira mu rugo nka ryari bronje singe na kare nk'abana nyine tu saa 12 mba ndi home nago wayirinze jawabi so mbere ko wenda twinjira ufite
music yasohotse nshyashya, ariko se reka wenda akantu gato mbere yuko tujya kuri music yawe ya project wasohoye. Abaraperi sibyo ntago ari ibanga, nge umuraperi wese twahora nabimubaza ikintu cyiciye rap mu Rwanda ni drugs. Icyo kintu uracyemera nako ugomba no kucyumva, niba wenda utarona kizi cyangwa se wenda ugomba no kukibona, kandi ndakeka n'abadukwikira ariko babibona. Wowe ni iki kintu uvuga ati narasinye ko nzi ibyo ngiyemo, no drugs, kandi ngomba gukora kugeza music yanjye izamutse? Nyine urabimvugiye no drug kuri ya Kevin, ndi no swing. Ya Kevin ndi no swing, swing yanjye ni rap. Ako man hari abantu babivuga gutyo, ariko ugasanga iyo guciringa n'abantu n'iki ugasanga wenda uracyari umwana, ugasanga barabikwigishije. Cyane wabenyigisha sinzabyiga igisomo nzarereka nyine. Iryo somo ntago narifata ryo. Rap ubu urarahiriye abanyarwanda bose ko bazakubona gutya uri fresh kugeza alhamdulillah. Wapi iki uzakomeza fresh. Yeah man. So ya Kevin rero reka twinjire kubera ko utubwira kuri project yawe wasohoye, bazi tukubitaga freestyle kandi kamwe gato. Yo, gusenke bana mia moja gaciro k'ifaranga, nzagafata hali kilo singa lika young glitch kuma goche n'amasayensi, ubwami bwanjye hepfo banzipata mu gishanga, mind kulima nemuza umutima kwifaranga, no life na buzima na mibereho, hit nka satani what the fuck yo navuka, menya ko turi kwisi ni nko kubona ingagirira, abimihanda mwisi bimineri kabaramutsa, di crash kwifaranga nkoko bugibike babaye nyiri gitama, buga nabonye benshi bayaziminwa, ndi umurapo utazwi nizo mvune z'abahanzi, article de savende Kigali ni duhinga, nkunda rap nkayihata kundaruza amatinda, wibabara horaho mini gashira nimba, gwakuraga beat we ni yakuraga bici, birwa mu gakino bagariza mu makwaya, ngo niho barya abana amapede katamarira, bakina nyinshi nagupanyuzamo ijisho, imitsi muri kudundandirije amani gubugome. Yeah man, ya Kevin. So reka twihute tunasoza, ariko itutubwira kuri project yawe wasohoye ni yihe, yitwa ngwiki, ninde yakozwe na nuwe producer, ibintu nk'ibyo? Sha indirimbo nasohoye yakozwe n'umuntu ukomeye bya dance. Kuri ngiye n'umuntu nubaha byatari, bamwita producer Odiro. Nyine niwe wayikoze audio yayo, gusa na video yarasohotse, bayita Icyizere by ya Kevin. Ujye kuri YouTube channel yanjye ukore subscribe, wisharinge nyine, ndizera ko umuntu uzayireba nizera ko izamushimisha, kandi icyo mbasabye kuyireba nyine iyo ndirimbo. Ni indirimbo nanjye nkunda nakoze nkavuga ati indirimbo mbere yuko wenda udukubitiro gakeya abantu bakurikiye Brown Magazine, urabona ko ya Kevin kabisa nemeye kabisa umwana afite impano sibyo. So it's your task kugira ngo supporting sibyo, nicyo abantu bose baba bakeneye, gukora izo share, gukora view bakareba. So weda ya Kevin iyo ndirimbo nicyo wahitubwiraho, watanga guboye butumwa mbere yuko wenda unadukubitira freestyle gatoya? Iyo ndirimbo nyine ukuntu nayikoze, naje nkubwira gukoza musamu na S member to the past, nibyo bimi Icyizere topoda vuwa migani twace gugonya ndagutashya. Nyine ndi munavuze koza musamu na Elst, kuko ndundi muntu nyine utandukanye no narindi, baje nyine YouTube bayirebe iyo ndirimbo bumve message ufite. So ni iki wabwira like abagirlfriend bawe, ni iki wabasaba abakubanjize muri music, abo twagiye tubona tukabona baragiye, ni iki wababwira ya Kevin dusoza? Ko nawe ufite ijambo ubu ngubu kabisa wabwa bikumvikana ko maze kubona uri umustar, maze kugenda muri interview nyinshi ahantu hagiye hatandukanye, utubwiye n'icyo ukeneye kugira ngo support n'ibintu byose ubustar ni mu mutwe nyine. Gusa ikintu nababwira cyo respect, kubera ko bananze mu gakino, kandi n'abantu nyine badanje kuko nibo bazanye music dukora iki. Hari ibintu wenda udakunda wenda bakora? Sha nabyo papa wanjye anaziteranya nabo, nta bintu ntavuga ati like ibyo ukora byose ntari bitu. Hip hop imeze neza, bayifashe neza. Hip hop ni nayo mbakundira tu. Ese hip hop urabona bayitwaye neza koko? Papa wanjye tubyiyorere nyine tu dusoza kwivugaho. Mbere ko wenda tunasoza, reka ya Kevin atubwiye ngo social media ziwe ni zihe, tumufollowing, tumukorera iki, ibintu nk'ibyo ngibyo? Ya Kevin Instagram yanjye ni ya Kevin 75,
mfite YouTube channel nshyashya nafunguye ni Young Kevin official, ukajya ugakanda subscribe. Facebook urayikoresha? Facebook wayita Young Kevin nanone nyine. Yeah man. So reka tugushimire none Young Kevin. Murakoze nange wanje. Fresh. Yeah man. So Young Kevin rero mwakoze mwadukurikiye. So reka nkubwire ko uyu ni Young Kevin, ni umuhanzi twari turi kumwe, ni umwana ukiri muto, yakubwiye ko afite imyaka 10. So yaje kutubwira imyaka afite yose, akomeza mubona ko ni umwana ukiri muto, yakomeje kwerekana ko afite impano, kuko ntago wabihakana ko urebeye like kiso ni umwana umeze neza ukeneye support. Reka twese tumusupportinge. So this is Brown Magazine, of course. I'm Avi Brown. Remember to subscribe.